ishyaka ni kimwe mu bintu byatuma ugira icyo ugeraho mu buzima bwawe. Imimerere waba urimo yose ugomba kwigirira icyizere kandi ugahora werekeza ibitekerezo ku bintu byiza. None twaguteguriye ibintu wakora ngo umaze utsinde imbogamizi ushobora guhura nazo mu buzima. Ikintu cya mbere ugomba kugira intego. Iyo ufite intego ugamije kugeraho bituma ugira imbaraga zo gukora umwete ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Iyo bimeze bityo imbogamizi zose ushobora guhura nazo uba witeguye guhangana nazo. Tekereza mu buryo buhanitse. Abantu bamwe na bamwe batekereza imishinga bitewe n'urwego rw'imibereho barimo, ariko ibyo ntibyakagombye kukuza gutekereza ibintu byo ku rwego rwo hejuru ko nabo bashobora kugira icyo bageraho. Ariko ibyo ntibyakagombye kukuza gutekereza n'ibintu byo ku rwego rwo hejuru kuko nabo bashobora kugira icyo bageraho. Ariko ikindi ugomba kuzirikana ni ugutekereza ibintu bishoboka. Korana umwete ibyo ukora. Kugira ngo ugire icyo ugeraho bigusaba kwiyuhakuye kandi ugakorana umwete. Niba ibyo utekereza utabishyira mu bikorwa ntabwo intego zawe zagerwaho. Bityo jya ukorana umwete kandi neza, ibyo bizatuma intego zawe zigerwaho. Jya ugerageza kunguka ubumenyi umunsi ku wundi. Mu buzima bwa buri munsi ikintu cyose kizagusigira isomo. Uzagerageze gukorana imbaraga kandi wige cyane. Niba uri umunyeshuri ibyo bizaba akarusho kuko ntuzashake cyane ko ubwenge bugaragarira mu manota, ahubwo uzashaka ubumenyi kuruta ibindi. Wiha umwanya baguca intege. Mu rugendo rwose uzagira ntuzabura abantu baguca intege bakakubwira ko ibyo uri gukora ntaho bizagera. Igihe uzahura n'abantu nk'aba ni ngombwa ko uzagerageza kubima amatwi ugakora cyane kugira ngo ugere ku ndoto zawe. Ntuzicuze ibyo mu gihe cyahise utakoze. Niba hari ibintu wakoze maze ntugire icyo ugeraho mu gihe cyashize ntukabitekerezeho cyane ngo utume biguca intege. Ikindi ahubwo ibyo bintu bitagenze neza bishaka kugutera inkunga maze ukabasha gukora neza maze ukagira umusaruro mwiza. Ikindi ugomba kumenya, ugomba kugira gahunda mu byo ukora. Ni ngombwa ko ukoresha igihe cyawe neza kugira ngo utageta mu bintu bidafite umumaro. Panga gahunda y'uko ibikorwa byawe bigomba gukorwa kandi ugerageze kuyubahiriza. Ikindi, huza ubwenge ku bitekerezo byiza. Jya wirinda kugira ibitekerezo biguca intege. Niyo bije mu bwenge bwawe ntukabitekerezeho, ahubwo ujye uhita utekereza ibyiza. Iyo ukomeje gutekereza cyangwa gutega amatwi abantu baguca intege ntacyo byo byakumarira mu buzima. Icyanyuma ugomba kwimenya. Ugomba kwimenya aho ufite ingufu n'aho ufite intege nke. Waba ufite intege nke ukagira icyo ubihinduraho. Ushobora no kubaza abantu b'inshuti zawe maze ukababaza kukubwira uko bakubona. Ibyo bituma umenya aho ukeneye abafatanyabikorwa.